Mukomeze mugire igicamunsi cyiza abakozi b'Intare Official aho muherereye hose, bifurije gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kandi mukomeze kugira Imana n'amafaranga nk'uko zanzwe mbibifuriza. Ikambwire abataye bakora subscribe ku Ntare Official ati nimukandeho, ubundi mukore kuri notification. Ejo bundi natwe turebe ko twamaze kugera mu bihumbi 10 na muzi ko mwagiye mutuba hafi, ariko ukomeze mutube hafi. Urukundo mwagiye mutwereka n'ubundi ntirugacogore, urukundo mwagiye mudukunda n'ubundi ruhoreho iteka ryose. Turaje rero mbazaniye amakuru adasanzwe, resulta zagiye zigaragara hariya muri Bashar Mokoto, ahabashije kugabwa ibitero na drone ndetse na soko iza FRDC muri biriya bice byari muri Bashar Mokoto, kugira ngo babashe kuburizamo avancement mu 23. Tumaze iminsi tubabwira yuko imaze gufata 97%, hasigaye 3% ku buryo Wazalendo bari hariya ntaho bafite wo kwerekera. Ubona yuko bo bashakaga kugira ngo barebe ko baburizamo n'ubundi ziri avancement za 23, ku buryo Wazalendo baza gusigara ziranyatura na PSLS babereye aho. Baravuga bati reka turebe ko twareba icyo gukora bari bashaka kugira ngo babe basubiza inyuma ibitero bya 23 ndetse na avancement za 23. Turaje tubirebere hamwe, ese ari cyo byakoze kuri 23, ese abaturage zabagizeho izihe ngaruka. Guverinoma Kinshasa se yo ntabwo noneho bigiye kwigiraho ingaruka zikomeye, ko twagiye tubibona mu bice bigiye bitandukanye, aho bakoresheje drone bagakoresha indege za Sokoyi, ahubwo bakamera nk'abakojeje agati mu ntozi. Ubu ngubu se ho biraborohera? Turaje rero bakunzi b'Intare Official kugira ngo tubirebere hamwe, tunarebera hamwe ku mirwano n'ubundi iri kubera hariya muri localité Banakindi, ni muri territoire ya Walikale. n'ubundi ubona ko intare za Sarambwe bwa buce n'ubundi bari bavuyemo bongeye kongera kubusiramo bigabamo ibitero, batwika defense zo Wazalendo bamaze kubaka, ariko 23 irongera isubira inyuma. Ngo tuze kongera noneho nabyo tubirebere hamwe, tunarebera hamwe n'andi makuru atandukanye. Aho intare za Sarambwe zose ubona yuko ibintu ziri kubikora neza, ku buryo umuntu yazibwira ngo felicitation. Tunarebera hamwe hariya za Kinyumba, hariya za Kinyumba ndetse na za Nyabyondo uko naho byitwaye, kuko naho hari imirwano yarimo. Ubona ko 23 yafunguraga umuhanda uva hariya za Nyabyondo Kinyumba uri kwerekera za Mutongo. Eske 23 yabashije kubigezaho se uriya muhanda wabaye nyabagendwa? Ubu ngubu nabyo turaza ngo tubirebere hamwe, ariko reka dutangirire amakuru yacu n'ubundi kuri ariya makuru y'iriya drone ya ziriya Sokoyi. Zari drone zingahe? Turaje tubereye hamwe. Nugera mu masaha moya za mu gitondo, ni muri Bashar Mokoto. Bashar Mokoto abantu bayizi, reka mbasuhuze mbifurize kugubwa neza. Muri hangana ko nanjye numva umutwe gize petit frère wanjye urembye, kumuraraho ku bitaro. Urabona ntabwo umuntu yarasinziye, ariko ntabwo yabivugitse ko umuntu aba yicaye aba ari gushakisha amakuru. Kandi mukomeze mudusengere, nizere ko arakira, Imana iramuhereza ubuzima. Ukomeze kose ndizera ko nubwo yarembye cyane, ariko Imana iramuha ubuzima. Ni hariya rero ni mu duce twarira muri Bashar Mokoto. Nukuvuga ngo guhera saa moya za mu gitondo ku wa gatanu, ibitero bya drone ndetse na Sokoyi zaje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye byari muri Bashar Mokoto. Ni muri bya bice byo 23 yari yaratsinyatura, ihakura FDLR, ihakura FARDC, ihakura na PSLS. Ibyo bitero nk'uko twagiye tubabwiraho, hariya za Bibwe, murabizi Bibwe ari kuri Paroisse 23 na gace yigaruriye. Hariya za Nyange murabizi kuko harani muri localité Bibo Nyange. Nuvuga ngo Bibwe
ku paruwase ndetse n'ariya ku bitaro. Ubwo bwari ubuce bwari bufitwe n'abo kwa Jean Marie Bonane, M23 yamaze kubakuramo. Inyange, muri village ya Nyange, M23 yamaze kubakuramo. Aho bita Kitso, hariya ku musozi wa Kitso hose yaragira bakubiti bakuramo rwose, ihashira na defense. Aho bita Hembe, Ihembe abantu barahazi, naho M23 yaragiye ibakuramo, irabirukansa irabashwiragiza, ndetse muri defense zabo M23 bari ikoramo defense. Hariya za Kinyana abantu barabizi, hariya za Kinyana hariya hawo bitaga kwanza hari 40, M23 yaragiye bakuramo, nabo bahagabyeho ibitero. We no twavuga batagabye ibitero bya drone ndetse na helicopter ile ya nani ya Soko Etage, ikaba gace kaza gasenyera mbona na Rukweti yuko naba yabashije kuhagera. Nukuvuga ngo rero hariya ni nawe FARDC na Wazalendo bari banaje kubombarda bakoresheje drone. Hari drone zigera nko muri 3 za CH4, drone zigera nko muri 3. Haza Sokoi 25 imwe, baza bari gusibura noneho bari kurasa muri defense za M23, ariko baza gusanga dogo M23 yaramaze kubimenya uburyo wenda hariye no kugira ngo uzabashe kurasa neza ukubite kobuteri cyangwa ukubite drone. Ibijyanye n'ikoranabuhanga biturukanye n'amashyamba arimo biragoye cyane kugira ngo M23 izabashe gukoresha biriya bikoresho nk'ibyo iri gukoresha hariya muri za Minembwe, hariya muri za Ho Plateau, Moye Plateau na za Shende Mutanye de Mitumba, cyangwa muri kariya gace uri kuva hariya za Nyabyondo n'ubundi, kuko hariya ntabwo bapfa kuza ngo bajye uri kwerekera za Kibati na za Mingazi hejuru yuko nta hantu twavuga wenda karezo kabasha kuboneka. Ariko muri biriya bice n'ubundi ndi kubwira za Hembe, za Kinyana, za Kitso, za Bibwe, za Nyange, kujya kubona rezo ni ukuzamuka ukajya hejuru mu misozi cyangwa ukurira ibiti. Ari mu misozi, ariko kugira ngo antene izi ziri za kiro rwo antene niyo za Ryagoro ziba zabashe kwarimanta iyo muri iriya misozi biragoranye. Uretse ko iyo uri muri iriya misozi n'ubundi uri kureba hakurya muri Warikare, muri gira gice cya Warikare, ariko ku buryo amantene ariyo atabasha kwarimanta, ku buryo Soko ishobora kuza mutayibonye, drone ishobora kuza mutayibonye. Ikibabaje nuko zira drone zikimara kuhagera zaje zipirona mu baturage. Premièrement kugira ngo batandukanye, hari abaturage ari n'abasirikari biragoranye, ahubwo baje bapirona mu baturage, abaturage benshi barapfa. Amakuru nuko iriya Sokoi yaturutse ku kibuga cy'indege cya Kigoma, ariko yaturutse Kindu, ntabwo yavuye Kisangani. Iriya ndege yaturutse Kindu muri Maniema, iraza ijya Kigoma kuri cya kibuga cy'indege cya hariya cya Warikare centre. Ntabwo yaje ngo iturize muri wenda ngo ize kuri ka aerodrome ka Pinga, ahubwo yaje directement iri kuza gutangira gupirona n'ubundi mu baturage. Irazita itangira gupirona mu baturage, ibamubwishaho ibibombe n'ibisasu. Abaturage bahapfiriye, abandi benshi barakomereka. Nukuvuga ngo rero hari icyumba cy'amasengesho, abantu bari baraye mu cyumba cy'amasengesho hariya barara basenga, hariya bita ku Hembe. Urabizi hari abantu baba mu byumba by'amasengesho barara basenga ninjoro, icyo bita ngo nuku aho kwiyiriza no n'amakesha cyangwa kurikesha, kurara basenga bakarikesha ninjoro. Abo ngabo nabo baje kumishwaho ibibombe, bose barapfa, kandi bari abantu bagera nko muri 50. Uri kumva ko iyo ni massacre guverinoma Gisegeti yakoze hariya ku bakristu bari bari gusenga, baraza bagwishwaho ibibombe barapfa hariya ku Ihembe. Hari abandi bari bagiye mu mirima nabo hariya za Kitso n'ubundi barashweho, nabo bamwe barapfa abandi barakomereka. Inyange naho hari abandi baturage n'ubundi bahaguye, Bibwe naho hari abaturage bakomeretse. Uri kumva yuko FARDC muri wa mugambi wabo wo kumara abaturage, uri kumva ko iki ukomeje, niko nge nabivuga. Kuko niba ije igatera amabombe
igatera amabombe ku baturage, igatera amabombe ku nsengero. Uri kumva yuko ari wa mugambi n'ubundi navuga wa mugambi mubisha wo kwica abaturage, wo kumara abaturage. Hano rero Lawrence Kanyuka yaje gusora nawe itangazo yamagana, avuga bati ibi bikorwa bya guverinoma ya Kinshasa birarambiranye. Sinzi ko buri gihe bazajya bagaba ibitero ku baturage bakica abaturage. Ati twebwe ntabwo tuzabyihanganira kandi twarahagurutse kugira ngo turengere abaturage n'inyungu z'abaturage, ariko mu byo tutazihanganira n'iki ngiki kirimo kubona abaturage bakomeza gupfa buri munsi. Twabonye hariya za Ngungu bazanye amarikobuteri baraza bararasa, ariko ibyababayeho namwe murabizi, byabaye kuri FARDC murabizi. Muribuka hariya muri Karehe baraje muri Karehe ndetse uri kwegera za Kabare, iriya bita za Ihusi n'ahandi hatandukanye kuri uriya muhanda uva za Minogo, uva za Nyabibwe, uva za Karungu, ukomeza kuzagera iyo ukagera za Ihusi. FARDC yaraje n'ubundi itera amabombe, ayandi nayatera kuri centre de santé, ndetse abaganga barapfa n'abarwayi. Mama kena gatatu ravuga ati ibi bintu tugomba kubisubiza inyuma. Niho rero bakoze ibishoboka byose, baragenda babasubiza inyuma. Bamaze kubasubiza inyuma, aribo badvansinga baza kubageza iriya muri za Ntuza, muri za Plaine de Ruzizi hafi ya za Katogota. Ubu ngubu urabizi ko Wazalendo n'ubundi bo ubwabo na FARDC bari gukomeza gusubiraniramo iyo ngiyo. Hariya rero muri Bashari Mokoto, iriya misozi twavuga, nukuvuga ngo iriya misozi baza kugabamo ibitero ni imisozi iri hejuru za Karembe, ni imisozi iri hejuru ya Pinga Bushimo, ni imisozi iri hejuru ya Rukweti. Donc nukuvuga ngo Wazalendo FARDC basa naho bari hasi. None nukuvuga ngo muri ya misozi yo hejuru yose irimo M23, baravuga bati aba bantu ikintu cyo twabakorera nuko twajya kubagabaho ibitero, twamara kubagabaho ibitero tugakoresha indege, kuko ari na control twavuga wenda ngo baracyafite uburyo bazikontorora, uburyo bazisubiza bazirasa. Ahubwo reka duhite duprofita, nitumara guprofita tugende tubarasire hariya, biratuma batamanuka ngo baze muri Pinga, biratuma batamanu bidoke Pinga Bushimo, kuko basa n'abayiri hejuru. Turarasa hariya hejuru no basubira inyuma, ariko noneho twaje gusanga ko ntacyo byigeze bitanga kuri M23 gutanga, donc kuba banetraliza M23. Ahubwo M23 yaragiye ikora communication, ibyo byaje bigira ingaruka ku baturage, kuko ntiwabwira abaturage ati guverinoma Kinshasa igiye gutangira kugaba ibitero ku baturage, ahubwo namwe mucukura indake. Abaturage ntabwo bajya kubabwira ngo nibacukura indake kandi ari abaturage, nawe urumva uko byaba bimeze. Abaturage bo barakomeza bakibera mu byabo, bagahebera urwaje. Ubungubu ni ukuvuga ngo abaturage nibo babashije kugwahurira n'uruva gusenya, kuko nibo bapfuye. Ariko M23 n'ubundi ya ma defense baje kugabamo ibitero, ayo ma defense M23 iracyeye arimo, ariko ukabona ko byamaganwa na M23. Hariya rero nukuvuga ngo kuba ufite kiriya gice cya Bashari Mokoto, icyo gice ni igice navuga kiri inyuma, kuko ariho Bashari Mokoto twavuga iri hino. Iyo mvuze ngo iri hino ni isa naho yenda kwegera muri Bashari Kayembe, donc ndiyegereza Kicanga. Noneho ni cya gice cyeregeye hirya za Karembe, hirya za Rukweti yo hasi, uri kwerekera muri Warikare. Donc ni cya gice gikoze muri Warikare, uri kureba Warikare hakurya yawe, uri kureba icyo kibaya n'uwo mugezi wa Mweso, uri kureba hakurya iyo za Ruhoru. Donc uri kureba niyo misozi iri muri za groupement Ikobo na za groupement Kisimba, ku buryo ushobora gukoresha n'imbunda ndende, ukaba uri muri iyo misozi yo hejuru ukazarasa muri yo hakurya cyane iri muri za Warikare. Ushobora koherezayo amabombe akaba yajyaho, bakavuga bati iriya misozi n'ubundi reka turebe ko twabavanamo, ariko ntabwo babashije kugera ku ntego zayo. Reka turebere hamwe noneho ahangaha muri
ni nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bivanye muri village ya Katobi na Luola. Ni muri kino gitondo noneho hongeye kumvikana urusaku rw'imbunda. Katobi na Luola ni muri village zibarizwa muri lokalite Banakindi, ni muri groupement Kisimba secteur Banyanga. N'abarwanyi ba M23 baturutse Peti bajya gutwika ibirindiro bya FARDC ndetse na Mayimayi biri Luola na Katobi. Barangije bisubirira Peti. Ni operation M23 yatangiye saa 9 za nijoro izirangiza saa 12 n'igice za mu gitondo. Nuko ngo M23 yavuze ati aba batipe twavuye hano muri za Katobi na za Luola none nibo barimo bashinzemo defense twe dufitemo bazitwitse, reka tujye kubereka ko natwe turi hafi kandi saa ku isaha ko twagenda n'ubundi tukabakura muri hariya tukabakura, reka tubereke. M23 rero yahise ifata umwanzuro iragendera bataka. Imaze kubataka itwika defense zabo, imaze gutwika defense zabo irongera yivanamo. Donc hari abarashwe, hari abakomerekejwe ndetse n'ibikoresho bimwe na bimwe bya Wazalendo n'ubundi bifatwa na M23 irabitwara. Ubundi barangije barongera bisubira Peti. Peti ro twakwita ko ari etat major ikomeye ya M23 muri iriya axe, kuko yaba ibikoresho yaba umusirikari hariya arahari, ku buryo Wazalendo ahubwo FARDC nabo ninjije. Kuki batavuze ati ngo reka tugende ngo tujye hariya za Peti abo tujya kubombarda? Ariko ara ntago washoboraga kuba bajyayo kubera ko bazi ko ari igikoresho cya M23 indege yashoboraga kugira muri kiriya kirere ikaba yamaze kugwa. Kandi noneho hariya n'ubundi Peti M23 naho yakoze ibyo yakoze nk'ahandi, ubundi yibera mu myobo kugira ngo uzababone. Ni ibintu bigoranye cyane kugira ngo uzababone, rwose biragoranye, nawe ubwawe byakuvuna. Ni muri territoire ya Masisi n'ubundi muri Rukweti Mutongo Kinyumba hari kubarizwa imirwano itoroshye hagati ya M23 na Nyaturabazungu ndetse nabo muri bafatanyije na FARDC, FDL na APSLS. Ni imirwano yahereye ejo ku mugoroba ubwo Nyatura na APSLS baje gufunga telefone ishatse kunsakuriza. Baje gufunga umuhanda wa Nyabyondo werekeza Kinyumba Pinga. M23 iza kufungura. Zumva neza ngo ni isasu bitariye byatangiye ejo ku mugoroba, ariko noneho M23 iza gufungura uriya muhanda Nyabyondo Kinyumba n'ubundi ubona yuko Nyabyondo Kinyumba Mutongo, ubona ko M23 uriya muhanda yaje kufungura, ariko Wazalendo bari baje kufunga bashaka kugira ngo bambure donc circulation y'abaturage ifungwe. M23 rero ntabwo yabyakiriye, ahubwo yaravuze ati bari Wazalendo reka tubereke ibyo turabakorera. Bagiye muri ziya mayira yose Wazalendo bari guturukamo akaza gufungura muhanda, irabataka irabakubita, ndetse muri iki gitondo umuhanda amaze kuba nyabagendwa kuko intare za Sarambwe zamaze gufungura. Ntabwo wajya guhangana n'intare uri igikeri cyangwa uri icyumvu ngo uzatsinda intare. Kandi burya kuza guhangara kurwana n'intare uri igikeri uri umuserebanya biragoye cyane no kugira ngo intare muhangane, ahubwo ireba ibyiguteza n'ubundi ku buryo ishobora no kuvuga wowe ugahita wirukanka. Ni ukuvuga ngo rero wera muri iki gitondo umuhanda wa Nyabyondo Kinyumba Pinga urafunguye, intare za Sarambwe zamaze kufungura rwose, umuhanda urafunguye. Ni ukuvuga ngo ibyo ni igikorwa cyo intare za Sarambwe zamaze gukora hariya muri Minembwe. Rero muri Minembwe muri kona zose aho twavuga mu marembo yose umutekano wabyutse ari oke. Ni ukuvuga ngo ntabwo FARDC abarundi n'abari abafatanyabikorwa babo
babashije kongera kugaruka kuza kugaba ibitero, narindi ko bari kuza bakaza kugwa mu tumashu, intare za Sarambwe zikabahonda. Kansuhuze Colonel Kamanzi we hariya niwe wungirije afande Gakufe, reka musuhuza ahari, nakomere cyane hariya, ariko narabashimira uburyo bari kubyitwaramo. Colonel Kamanzi, uburyo muri kubyitwaramo, uburyo muri kubigendamo, n'uburyo mukomeje navuga kubyitwaramo muri uriya rugamba rwo muhanganyemo n'imitwe myinshi, harimo FARDC, harimo abarundi, harimo Wazalendo b'ubwoko 200, harimo FDLR ubwoko manza ari 5, kandebe FDLR abo kwa Hamada, abo kwa Jeva ngo ni 2, FDLR Foka, FDLR Rudi, FDLR iriya yindi iri FPP, aba ni bari abatera hamwe size uburyo bakita, uri kumva n'aba FDLR nabo ubwoko 5, abazalendo n'ubwoko 200, FARDC, abarundi ndetse n'abandi bo muri Colombia bamaze no gufatwamo ni 3 bafashwe. Katurindire tumenye ngo mama 23 noneho kuva yongeye gufata bacanshirira amaziki, bikuvuga ngo muri Plaine de Ruzizi naho nta mirwano irimo, uretse kubona ko intare za Sarangwe n'ubundi zikomeza kujya zigenda zavasa zigera imbere, ukabona ko FARDC bazajya kwibona bakazibona barenze Uvira naho ndavuga yuko umutekano urimo, ariko hejuru muri chaîne de montagne ya Mitumba ubona ko intare za Sarambwe n'amadubu bakomeje kujya bashyiramo amadefense. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, ikankomeze nyatoze n'ubundi kugira ngo nze kubagezaho andi makuru n'ubundi ameze neza. Ariko icyo nababwira cyo nuko ubu ngubu noneho kuva bashoto